Hello, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Ahangaha mumaze kubona muri incamake y'video bahita Urutare Rwandaba. Urutare Rwandaba twararusuye, twifuza kubasharinga, twifuza kubasangiza iyi video, ndetse ahangaha akaba ari hamwe mu hantu abantu benshi batazi kandi bakunda kunyura. Iyi ni inzira iva i Kigali ijya ku Kibuye. Urutare Rwandaba ruri munsi y'umuhanda. Twafashe ibice bitandukanye by'aha hantu kugira ngo tukwereke nawe cyangwa se tugukumbuze kuzahasura one day. Niba wifuza kujya umenya ibice bitandukanye by'u Rwanda cyangwa se ahantu utigeze ubona cyangwa se ukaba warabonye ariko ukabona mu buryo butandukanye n'uburyo tuzajya tukugezaho, turagusaba gukanda subscribe kuri Kiza Pictures. Uzajya ubona video nyinshi zitandukanye z'ahantu ho gutembera, z'ahantu mu Rwanda hahishe cyangwa se utaruzi cyangwa se watemberera ukabona ibyishimo bitandukanye. Turakomeza kukurarikira kugira ngo ugeze ku munota wa nyuma urebe video twafatiye hano ku Rutare Rwandaba. Ni ahantu heza, ubona imisozi, amazi amanuka ari inyuma yawe, umuyaga uhuha mwinshi. Ni ahantu heza, ni ahantu hameze neza. Nkaba nkurarikira nawe one day kuzahasura ukishima, ukatembera ndetse ugatangira kubona n'ibyiza bitatse u Rwanda. Aha rero ni umuhanda uva i Kigali ujya ku Kibuye. Utari wagera ku Kibuye cyangwa se utari wagera Rubengera, urahagarara ukahasanga abantu. Hari abana baba bacuranga, hari abana bakubwira amateka y'uru Rutare Rwandaba. Ni byiza cyane bakagusobanurira. Ahangaha nari ndi kumwe n'inshuti yanjye bita Gusura, nayo ifite YouTube channel na Bov TV. Ushobora kuyisura ugakanda subscribe, ukareba video, ukareba content abategurira. Aya ni amwe mu mashusho twafashe, so komeza urebe, ushobora kuyakunda. Urabona Urutare Rwandaba is very amazing, so ushobora kubisura isaha n'isaha nta kibazo. Very cool, I like it. Ndahakunze, nawe ndagutangariza ko ushobora kuzahaza one day. Nuko ugenda uhabona ni ahantu heza cyane udashobora gutekereza. Ndimo ndagaragara gute nambaye ingofero? Reba background yanjye imeze neza cyangwa oya?